amaraso y'uriya muziranenge uri umubyeyi warabyaye waragiye ko Mukangezi nagarutse natwe ko yari muzima ubu nta nkomanga uva ku mutima cy'uburwayi bwo yuko uriya mwana yishanganaga n'uwanjye afite imyaka 4 uriya wanjye afite 4 urumva ko bangana yari afite ejo hazaza kuba umuturanyi yaza akakubwira ati mfatira umwana ndamugusigiye warangiza aho kugira ngo umufate nk'umuntu duturanye nk'ubona gutya nkamusigana n'abawe nkasanga wamwishe kandi twari dusanzwe tuzi kuri muzima ntago nafata umwana ngo musigire umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe ibyo bintu wabikora ari wowe ntago wabikora rero niyo mpamvu twavuga birangi ngo pana umushinjacyaha uramwavoka wiwe yaravuze urahari abaturage no kubatera amabuye ariko buriya umushinjacyaha yavuze ni ryanyaryo na uramwanzuro bafasha wo kumukatira urumukwiriye twebwe nk'abaturage twabyishimiye kumukatira urumva bihagije gusa wowe ni nk'ikigihano mwumva genda cyaba nk'igihano ntabwo byari bihagije numva igihano umva cyakakwiriye kugira ngo mwumve muvuga ati kino gihano byibuze bihuriyemo reka nkubwire nuko ikosa ridakosorwa irindi ariko numvaga rwose kuba bamukatiye ntago byari kuba ari byo uruno ntabwo ibanyuze oya ntago tunyuzwe nukuri kw'Imana ntago tunyuzwe agiye kubaho neza ry'amasinzire umwana yarapfuye ntazagaruka kandi umwana yanganaga nabiwe bira rero Mana simbizi nuko nyine nta muntu wakwifuza ikibi ngikosa rikosozwa irindi tubaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi turi mu karere ka Bugesera Peter niho turi mu murenge wa Mayange aho twari twitabiriye iburanisha ryabereye mu ruhame ryaregwagamo Olive Mukangenzi ndetse na Sengumuremyi Evariste bakurikiranweho icyaha cyo kwica Hilton Gayere wishwe mu mwaka washize ngire ngo ni inkuru twagiye dukurikirana cyane agiye inagaruka mu nkuru n'ibiganiro twagiye dukora Peter bimeze bite suza abantu bacu kugira ngo yenda reka tubanze dushimire abantu badukurikira igihe ku gihe iyo turi mu biganiro nk'ibi abantu badukurikira umunsi ku munsi tumaze tubahe sariyoti y'abasivili niyo nkunda kubahangira abantu bakurikira Day to Day TV ndifuza ko nabakurikira rero Impanuro TV bakoze subscribe bakoze share bakoze comment ku biganiro byacu tubashimire yatangiye bivuga pasi mu ncamake niyo tugiye gufatanya inkuru hano nkuko yabivuze ko turi ku rukiko rw'ibanze ndavuga ngo rwaje gukorera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kagenge niho rwaje gukorera mwabibonye no ku stand up twagiye dukora no kuvuga ngo rero impamvu twari turi hano nkuko bivuze ni urubanza twatuje gukurikira ruregwamo Mukangenzi Olive ndetse na Sengiyumva Evariste baregwa ku cyaha cyo kwica umwana bita Muvunyi Hilton Gayere uzi ku izina rya General uyu mwana ni inkuru zagarutse muri social media cyane ndetse no ku bitangazamakuru ubwo iyi nkuru yasesekaga nkuko ubushinjacyaha bwagiye bugagarukaho ndetse n'ubucamanza bavuga ku itariki 17 ko umwana yabuze ku itariki 18 bakaza kumusanga ari mu toilette yarishwe ni inkuru ibabaje abantu benshi bagiye bakurikirana inkuru z'iyi nkuru bagiye bavuga bati ntibyari bikwiriye ku mubyeyi nka Mukangenzi Olive wabyaye dore ko afite abana 3 ikindi ni umubyeyi ni umudamu wagiye aburana mu bwafatwa ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu ifungo n'ifungurwa nkuko ubucamanza bwagiye bigarukaho yaraburanye ifungo n'ifungurwa ubushinjacyaha birangira bumusabiye ko yakatirwa iminsi 30 arayihabwa araburana ku rukiko rwa Gasabo naho aburana ifungo n'ifungurwa ku rukiko rukuru naho bamukatira iminsi 30 asubizwa amageragere ndetse biza kurangira agiye kuburana mu mizi ariko ku itariki 9 yagomba kuburanira mu mizi ku rukiko rwa Gasabo tubanze tunababwira muribuka ko abantu benshi bagiye bagira impungenge bavuga bati kuki urubanza rutabereye mu ruhame nkuko n'ubundi izindi zibera mu ruhame bakaba kibaza bati niki cyaba cyavutse gituma uru rubanza rutagomba kubera mu ruhame kabandi ziza mu ruhame abaturage bakagira speculation nyinshi murabizi rumors zagiye zivugwa habayeho yuko uyu mubyeyi cyangwa se uyu mudamu Mukangenzi Olive hari ibyagiye bivugwa yaba ari kuri musaza we ukora muri Ribu waruhagarariye Ribu ya Nyamata numvise ngo baranamwimuye yaba ari abafite aho bahuriye na Mukangenzi Olive bivugwa ko ngo ari ukuntu azatekinikwa akavukamo yuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akazamuza akajya gupimishwa so mu rukiko rwa Gasabo rero
nyamategeko cyangwa se ubunganira mu mategeko nkawe wari uhari Pasi murabizi ko yagaragaje ko atigeze asoma dosiye yabo. Ubundi ikintu gihari tugiye guheraho uziko iyi nkuru yababaje abanyarwanda benshi cyane by'umwihariko kwica umwana ariko noneho bikongera n'uburyo bamwishemo bamukase bamwangije umutwe bakase n'ibice by'umubiri yego bikaza kugaruka ku rubanza rwari kubera mu ruhame kuwa kane washize ku itariki 9 nibwo rwari kubera hano mu ruhame ariko tuhageze dusanga urwo rubanza hano niba naruzi ahubwo rwajyanwe ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruherereye Rusororo ari naho icyo gihe urubanza rutabaye kuko ageze mu rukiko mo hagati yikoze ibintu kugeza nubwo umucamanza yavuze se twaje muri komedi twaje mu bije bintu narabyumvise ko sinigeze magera numva n'inzozi uko yabikoze hano ni nako yanabikoze aho ngacyo gihe ko yarahageze atangira kuvuga ngo ngewe ngo urubanza rwe ngo ruzabera muri presidence ngo ihohoterwa rwo rikorerwa amageragere nko hano yagiye abivuga n'ibindi bintu nk'ibyo abantu bakurikiye ikiganiro Peter wakoze na Kariza kuri Mukoranariyete bavuga ati kuki batamuzana mu ruhame aho nk'abandi bajye babazana ati bira n'uburyo bwo kugira ngo hagire uburyo runaka ibintu bizakuba byayoberwamo byayoberwa. Ikindi kintu cyababaje cyane ni uburyo kankafate nta kibazo okay nibwo buryo Ariyete ngo atabonetse ku rukiko rwa Gasabo ni ibintu byabaye bitunguranye Ariyete nawe yarategerereje ahangaha aza kwiretruva urubanza rwagejejwe igasabo uyu nkunganiye ku bya Ariyete hari n'abantu b'abanyamakuru cyangwa se aba YouTubers bagiye babigarukaho bamwe na bamwe singiye kugaruka mu mazina yabo mentioninga basa nkaho bashinyagura kuvuga ngo umuntu ntiyaje kwitabira urubanza rw'umwana we hari umugani n'abaciriye ngo urushanye nawe umwana imbabaza bashaka kumurya Ariyete niwe ufite impuhwe kuri uyu mwana we cyane kurusha abandi bose natwe tubirimo kuba ataragaragaye ku rukiko rwa Gasabo mwumve ko habayeho miscommunication ntago yigeze abimenyeshwa ntago yigeze amenya amakuru ko dore ko atari yari nihuje n'urubanza. Ikindi cya kabiri Ariyete ni umuntu wagize ikibazo cy'uko ayo makuru atamenye yaje kuyamenya mu mpitagihe bisanga atari bugeyo ibyo rero tubikureho ko Ariyete atigeze yitabira urubanza rw'umwana we ko yagomba kuza kubikurikira. N'umucamanza hano yavuze ati impamvu rwazanwe hano nuko na mama w'umwana ntiyabonetse n'uburyo donc n'umunyamategeko we umwunganira atari yabashije kwihuza n'urubanza. So urubanza rero baganyira ko rugomba gusubukurwa ku itariki 15 byabaye bibera kuri tele. First of all ngewe kuri side yanjye reka mbanashimire presidente urukiko rwa Gasabo twamushimira arasobanutse reka nongere shimire executive w'umurenge wa Mayange aho urubanza rwabereye arasobanutse. Dushimire n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwabashije gutanga place kugira ngo abantu babashe kuba bakicaramo abaturage babashe kuba bakurikirana urubanza ariko nanone hari utuntu twinshi twagiye tubona tw'imbogamizi hano tujyanye nuko kubitangazamakuru tigeze rihabwa umwanya wo kuba bakavaringa iyi nkuru. Sinibaza wenda bazatubwira iyo urubanza rwabereye mu ruhame sinibaza nimba hari abantu babahejwe muri urwo ruhame kuko twebwe aya mashusho dufata n'aya majwi tuba tugira ngo tubisakaze ku bandi bantu bose. Iyo bavuze mu ruhame sinibaza ko iryo tangazamakuru ryo ridakorera mu ruhame cyo ni kintu natwe hari ikintu tubasayidira bazabitekerezaho nyakubahwa presidente w'urukiko rwa Gasabo ndetse n'abandi nabo bafite aho bahuriye narwo bazadufashe urubanza nimba rubereye mu ruhame bareke turukavaninga turiwe tubisaba turukavaninga ko ibi bintu impamvu babizanye mu ruhame bagira ngo bihisomo undi munyarwanda utekereza kuba yagira ikintu kibi nk'iki akora bimuhisomo. Hari abaturage baba bariza bwishyura baba bariyo za cyangugu za bujwinga mbiri ubuzinganjwiri aho ntago mpazi abo bantu abakoresha social media batabasha kujya kuri nuza bafite du smartphone baba bakeneye kumenya ni ibiki byakorewa ese ibi bintu byavuzwe byakaswe gute aya mashusho uyu muntu bavuga ko aza yigize nk'umusazi ko tutabashe kuyabona byari bikwiriye rero ko twari guhabwa uburenganzira ko twabonye amashusho atandukanye nayo twakeka. Dushimire cyane rero no dukurikire katwinjize mu rubanza rwarimba turamugabo byari bigoye cyane uru rubanza kugeza nubwo n'unganira mu mategeko Oliver yavuze ati kuburanira Oliver niyo kintu cyambere kibaho kwisi kigoye by'umwihariko yewe narumiwe kuva najya mu manza izo nagiye mo stari na nyinshi no bwa mbere mbonye urubanza rumeze gutya aho umuntu afata president w'urukiko urabisikara abantu baba bubashywe agafata ubushinjacyaha agafata abaturage baraho akabakubona zeru siko Oliver agaragaje sayini umushinjacyaha amaze kuvuga ibyo avuga aregwa agahita akoresha agasayini kagutya ngo we ngukubye na zeru biriya bintu byantunguye.
ni ikintu kibabaje cyane ariko ngire ngo turagenera ku cyo ubushinjacyaha bwavuze cyane by'umwihariko kuko nibwo bwari buri ku ruhande rw'uwaba ukorewe icyaha by'umwihariko yavuze donc reka dutangire ko yahamagajwe aza imbere y'inteko iburanisha bagiye kwicara basaba ko bahagarara kubera ko bagiye kujya mu iburanisha ntabwo ushobora kuburana wicaye ugomba guhaguruka kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza cyane ubwo batangiraga Oliva niyo bahereyeho saa 5:56 nibwo bari inteko iburanisha y'urukiko rwa Gasabo remaze gushyika mu byicaro ndetse n'umushinjacyaha afite place ye ndetse umuyobozi w'umurenge wa Mayange uyu mudamu tumushimire yatangiye ashimira abaturage ubwitabire atangira ashimira ubwitabire bw'abaturage atangira ashimira uburyo ki umutekano uhari atangira ashimira uburyo ki inteko y'urukiko rwa Gasabo yaje gukorera hano mbega atangiye abashimira ndetse abaha n'ikaze. Oliva akimara kugera imbere y'inteko iburanisha yasomeye imyirondoro ye arayemera Evariste nasomerwa imyirondoro ye arayemera nibwo urukiko rwahise ruhamagaza na Ariete kubera ko nawe yari muri uru rubanza ko yaragenda ishyize akababaro cyane nawe araza ahagarara imbere y'inteko iburanisha icyo gihe Oliva yakoze agashya ubwo bamuhaga ijambo yatangiye kuvuga ibintu biterekeranye ababwira ko akeneye we nawe kurenganurwa yaje nasaba kurenganurwa aho kugira ngo yisanire ku cyaha ntiyakemeye ntiyagihakanye nta kintu kivugaho ahubwo asaba kurenganurwa ngo kwihohoterwa ngo ari gukorerwa ngo muri gereza y'Amagera nibyo umushinjacyaha perezida w'inteko iburanisha yasabye ubushinjacyaha ababaza icyo barega Mukangenzi Oliva. Umushinjacyaha rero yatangiye agaragaza inyandiko cyangwa se agaragaza amakuru yagiye afatwa mu iperereza ubwo bajyaga gukora iperereza aho umwana yaguye agaragaza ibyagiye bivugirwamo birimo yuko umwana ku itariki 17 muri iryo joro umwana yari ari mu nzu n'abandi bana mamba wabo bana aza kuza aramusanga mbega nkuko twagiye tubigarukaho ni birebire ariko twagiye tubigarukaho mu nkuru zacu zagiye zibanza agaragaza ko Oliva ibyo ashinjwa yabikoze kandi akabikorera n'imbere y'abana abana byara ku myaka yabo bafite ndetse abana bamwe bakaba ari banamwishinjirije cyangwa se bagiye banamushinja barimo umwana w'imyaka 13 yitwa Iranzi abana yabyaye ntabwo ari abana yabyaye kuko n'abatangabuhamya bagiye bagaragara muri dosiye bagiye bagaragaza yuko ibyakorewe aho umwana Muvunyi Hilton Gayer bakwinda kwitwa generali ataricwa muri iryo joro ubwo mama wabo bana yazaga guserebura avuga ati duserebure igikombe yicaranye n'abana be ariko none yabisubiyemo yavuze ngo we ngo ari mwirushanwa ngo ry'igikombe cya Afrika y'Iburasirazuba ngego rero icyo gihe babonaga umwana ari muzima nta kibazo afite babonaga ari kumwe n'abandi bana kuko mama wa Ariete yagiye agaragaza yuko n'ubundi umwana yari asanzwe n'ubundi agaragara hari ahantu abana bari abana ni umwana w'umuturanyi Kameme n'umwana Ariete yakodeshaga kuri iriya nzu ni umwana w'umuturanyi yari asanzwe hagaragara cyane so bigatuma rero avuga ati umwana kuba yari ahari icyo gihe akaza kugera igihe akabura yagomba kubazwa nibyo rero ubushinjacyaha bwagiye bugarukaho ibi bigaragara yuko uyu mwana yari iwawe umwana akaza kubura akaza kugaragara ko yagaragaye muri toilette y'iwawe abana bakagushinja ndetse n'abandi batangabuhamya bakabigarukaho ibyo bintu biragaragaza yuko umwana ari wishwe na Mukangenzi Oliva ndetse afatanyije nande na Nsengiyumva Evariste ikintu cyabaye Oliva yakomeje kugaragaza guhuzagurika mu magambo n'amagambo adahura akibazwa bivugaho perezida w'inteko yabajije Mukangenzi Oliva ati icyaha uregwa ubushinjacyaha bukurega uracyemera mu gusubiza kwe yatangiye avuga ngo dosiye ngo abantu barayizi ngo mwarishyuwe ngo ngiyewe ngo mu rukiko rwa nani ngo mageragere ngo mfunzwe ngo ni mwicura burindi ngo ni mu bwicanyi agaragaza ibintu avuga ibintu bisa nkaho biterekeranye byo amaje perezida w'urukiko akamubaza ngo vuga icyo tukubajije ese koko icyaha uregwa cy'ubwicanyi kivugwa waragikoze ngo ngewe ngo umuryango wanjye ngo niwe ngo ubizi ngo niwe ufite dosiye ngo niwe ubizi ngo niwe wabigiyemo ego wana Maria yagerageje kumubaza perezida ubushize rero uya na Maria yari yamwanze yego yaravuze ngo ntabwo amuzi kandi koko ngo ntiyari amuzi ngo ari bwo bwa mbere yaragiye kwihuza yego byakomeje bisa nk'ahari agatogo
umudamu yatubereye umudamu aragaragaza yuko ubona ashaka ko afite nk'ibibazo byo mu mutwe. Perezida w'urukiko yagerageje kubaza Maître mwunganira uyu mudamu yitwa Anne Marie ariko nawe mugaye iyo yarari mu kazi iyo oya turabizi yashonyeho yarashoboye iyo urukiko cyangwa se perezida w'urukiko cyangwa se perezida cyangwa undi ufite umuntu wunganira bakakubaza bati ni nabyo ubushinjacyaha bwagarutseho kubaza bati imyirondoro y'abantu biteguye kuburana bakabyemera nawe ukabyemera uraho bakuvuga ngo niki wunganira uyu muntu ko ubona bimeze gutya ugahita utangira kugaragaza ko uwo muntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ahubwo ngo yajya gupimishwa. Mbere yuko iburanisha ritangira bakibakira yari kuzamura ikiganza akavuga ati uwo nunganira mu mategeko afite ikibazo mu mutwe kuko ubushize urubanza rusubikwa yagaragaje yuko atuje na dosiye atigeze yihuza na dosiye atazi bikuye muri dosiye agiye kubanza kubyiga byumvikane ko yabyize birimo no kujya kumubaza imageragere kuko yagomba kujya gusaba ko yabonana nawe imageragere akagira ibyo amubaza. Ibyo bintu nigeze abivuga urubanza rutaratangira ahubwo abonye ko umudamu atangiye kwikora utuntu dusa nkaho tw'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe aba ari bwo agaragaza yuko noneho uwo yunganira mu mategeko afite ikibazo yakabanje kujya gupimishwa muri Caraes Ndera n'umuganga ubifitiye ububasha agaragaza nimba adafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kandi anagaragaza ko no mu igororero ngo ibyo bintu asanzwe ngabyikora. Ibyo byagaragajwe nyuma Peter byo tubyibutse. Yes nicyo ndi kuvuga byagaragajwe nyuma ari uko umuburanyi ariwe Mukangenzi Oliva ndetse na Evariste. Mukangenzi Oliva agaragaje yuko hari ibyo yakavuze aragaragaza aravuga ati yewe ibyo mvuga nuko uyu muntu ibintu mwagiye mukabitekinika agaragaza ko habayeho ibintu byo gusa nk'ahari ibyaguzwe muri dosiye ye agaragaza n'ubushinjacyaha n'ubucamanza ko hari ibyatekinitswe. Ibyo rero bimaze kurangira nibwo umwunganira mu mategeko yatangiye kugaragaza ko afite icyo kibazo ari nabyo umushinjacyaha uyu mudamu ndetse abaturage bari hano bagiye bamukomera amashyi cyane. Umushinjacyaha yitwaye neza cyane kuko ubushinjacyaha ngire ngo aho hantu tutaragira umucamanza yabonye bikomeye nawe bimaze bifashe iyindi ntera ahamagaza abaturanyi mbere atarahamagaza mu baturanyi ariko umushinjacyaha we yagaragaje ko ibyo perezida w'urukiko yabasabye ubushinjacyaha icyo babivugaho kuri iki kintu. Umushinjacyaha agaragaza yuko ibi bintu bisa nk'aho ari tekinika yatangiye avuga ngo ibi bintu ni tekinika ryabayeho ngo kuko ibi bintu impamvu ari ibyateguwe uyu mumetre yagombaga kuba yasabye mbere yuko uwaburanira agira ikibazo cyo kuvuga yagombaga kuhita asaba ijambo akavuga ko uwaburanira ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nkuko yasabye ko ataburana ko atihuje n'urubanza ngo amenye ibirukubiyemo yagombaga guhita agaragaza yuko hari ikibazo afite agasabwa ko uwo aburanira yabanza kuzajya kuri Caraes Ndera agahura n'umuganga ubifitiye ubushobozi akamupima akareba nta burwayi bwo mu mutwe afite. So nimba atabikoze rero bikagaragaza yuko ari ibintu by'itekinika mubyibuke ko ibi bintu byaravuzwe cyane ubwo n'umwana yakurwaga muri toilette the first time kuri 18 abaturage barabivuze ko uyu mudamu Mukangenzi Oliva ngo hari amakuru ari kuvugwa yuko azatekinikirwa icyangombwa cyuko afite uburwayi bwo mu mutwe ngo n'abana bo mu muryango urabizi yuko iyo umuntu udakurikirana n'amategeko n'umwana tuje imyaka ndetse n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe aba ntago birwa bakurikirana. So tukibaza rero duti ibi bintu byagaragaye umushinjacyaha agaragaza yuko ibiri kuvugwa atari ukuri birimo itekinika ese koko tubifate muri heshusho. Reka tugaruka aha ngaha kuko abaturanyi ba Mukangenzi Oliva bahamagajwe umucamanza hamagaje batatu mu baturanyi be akimara kubahamagaza habayeho uburyo kugira ngo bababaze kimwe mu bibazo umucamanza yari kwibaza ese Oliva nta burwayi bwo mu mutwe yari asanganwe. Uwa mbere yuko avuga yasabye Oliva yasabye umucamanza ko yasaba Oliva akapanza agakura utuntu tw'udutambaro yari afite yari afiteho mu kaboko n'utwo yambariyeho mu mufuka kega ko hari utuntu turimo twese dushyiraho point d'interrogation turibaza se hariya ahantu haba harimo imbaraga abantu twari twegeranye batangiye kurujura urubanza ngo rurarangiye none mubwire gure yagiye avuga ngo abantu muri kunseka mwese ntimutinda kuza kubona ko hari ikintu kiri bubabeho niko yabibategura. Niyo mpamvu baje gutanga ubuhamya bahise bavuga bati mubanze kuremo turiya tuntu yambariyeho n'utwo afite mu kaboko kuko urumva bakiga ko hari ikibazo gishobora kuba gihari. Yego noneho uwa mbere aravuga ati uyu mugore ni muzima mu magambo make ari byasobanura bya byinshi cyane. Uwa kabiri yaje ari Mutwarasibo yaje aravuga ngo
ngo akimara kuko yakundaga kwahukana cyane ngo rimwe na rimwe akajya anataha akava mu modoka ngo utageze aho ajya ngo agakubita abantu akagenda afungwa donc akurikiranweho urwo rugomo yageze ku kindi kintu avuga ngo akimara kwahukana ngo bwa gatatu niba ari bwa gatatu sinibuka ari ngo ari kwahukana ngo yagarutse avuga ibintu biterekeranye ari nabo bantu twanaganiriye ngo arasige ngo yivugisha ikirundi ngo kazavuga ikinyamurenge ngo avuga ngo hindura ururimi ngo abantu bakibaza ariko mu gusoza ko asoza avuga ngo nta kibazo afite ni umuturanyi wo hafi nta kibazo cyo yari afite kuva na mbere hose ari naho haje kuzamo ikintu cyiswe iki inzoga yitwa Noblis uruganda rw'inzoga ya Noblis rwose nimba ari rwo ruri gukora bino byose rwagarutsweho cyane mu iburanisha avuze ko Oliva ikintu cyamuteye imbaraga cyo gukora kino cyaha ari inzoga za Noblis yakundaga kuvanga n'ikinyobwa cya Energy drink icyuma bavuze Noblis umushinga cyavuze ikinyobwa cyitwa Noblis ubwo abantu bayinywa mumenye ko iri gukoresha ibintu bitari byiza mubanze murebe kuri Noblis kabisa so ubwo noneho n'uwa gatatu nawe araza yari umumama aravuga ati Oliva ni muzima ibi ngibi ni ibintu bapanze byo kugira ngo bayobye uburari noneho urubanza rugire gute rupfukiranwe umucamanza umwunganira amategeko yose avuga ngo basuzume n'inyandiko ngo umuryango wose wayisinyeho ko Oliva yaba afite iki trouble mentale yaba ari nayo mpamvu yaba yarakoze biriya bintu ukibaza uretse nanjye mbura akabazo nibaza Peter yego umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe tubyumve yenda ashobora gukubita umwana akamukomeretsa bibaho ashobora no gukubita ikintu umwana akaba yanapfa bibaho umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yamenye kwica umwana imbere y'abandi bana be arangije agiye kumura muri toilette ngo gukwirwamo afata icyemezo cyo gufata ibyuma nibuye akamutsindagiramo akanamukata yarangiza agategeka n'abana ngo gukoropa amaraso no kutazavuga uzavuga ngo azahita amugira kuko ngo bafashe igisongo batera hano gihinguka hano mu ariko nta byavugiwemo bavuze yuko gusa yatewe icyuma agakubitwa n'amabuye no ku gikuta ndetse agafatwa n'amabuye akajugunya muri toilette abaturanyi be bavuze bamubonye umwana akurwa muri toilette yatewe ikintu hano mu muhogo hano reka tuvuge ibyavugiwemo hano wenda ibyo abaturage bavuze icyo cyuma batendiye kukubwira abaturage ibyo bavuga nta wigeze amubona ariko yamaze kwicwa nta wamubonye bamukuramo ariko hari abenshi uriya mwana yakuwe mu masaha y'ijoro abenshi ntabwo bigeze babibona barabibonye amatoroshe reka two kwatinda Ariete nawe ubwe nk'umuntu wabuze umwana ndetse nk'umuntu ufite aho ahuriye n'ibi bintu yabajijwe arabazwa ngo hari icyo wongeraho kuri ibi bintu bigaragaza yuko Oliva yazajya gupimishwa cyangwa se afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse urubanza rukaba rutakomeza agaragaza yuko Oliva nta kibazo afite ndetse n'urubanza rugomba gukomezwa rukaburana urubanza rwakomeje rero urubanza rwaje gukomeza ndetse haza kugirwa no kuri Evariste ubushinjacyaha bwari bwavuze byinshi cyane ku mubano rafitanye na Oliva kugeza nubwo bageze ku ngingo yo kugira gute yo kurarana oya bavuze kurarana kuryamana none se waryamana n'umuntu mutaryamanye ibyo birashoboka mushobora kurarana yenda munasenga cyangwa munaganira munataramye ariko reka twumve ko bararanaga reka tubare ko tubifata yego iyo ngingo yo kurarana rero abantu bose bayivuze mitambona bararebanye ngo yego kuko n'abanyonzi twari twegeranye na wese kuko umuntu sinzi ibintu bavuga ngo yajyaga gukubita ariko akaba yaramutwaraga yari umushoferi we utwara abana be abajyana ku ishuri ndetse akaba n'umushoferi we umutwara nk'uko atwara n'abandi bantu n'uko atwara n'ibindi bintu Evariste rero ngo yari umunyonzi Evariste ageze cyo kuba bararanaga ntacyo yakivuzeho yagerageje guhakana ibyo aregwa kuko yari abajijwe se kubyo uregwa ngewe simbizi nta nubwo ndi umwicanyi n'abaturanyi banjye baranzi ngewe ndi umunyonzi watwaraga abantu n'ibintu wantumaga ikintu rwose narakimutumikiraga ni nayo mpamvu yanagarutse ku bijyanye n'inzoga yabivuzeho buriya hari akantu kavuzwe nyuma bari kumubaza bati urongeraho iki agaragaza ko ushaka kugira icyo yongeraho ariko baramubuza ngo ibyo banditse ni inyandiko zakozwe azabisomerwa yagaragaje yuko ibijyanye n'inzoga bari kumurega ko iyo nzoga yayimuhaye ya Noblis ndetse n'aka Energy aravuga ati uyu mudamu yari ari mu modoka n'abana ansangaho narindi mayange antuma Energy ndetse n'iyo Noblis ndabimuzana nabishyira mu modoka n'abana be baragenda izo Noblis rero nizo yanyweye yarasinda arangije atinyuka kugira gute kumena amaraso nkuko hari ikintu ubushinjacyaha bwagarutseho buvuga buti inzoga nimba adafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe inzoga
nimba koko ubucamanza buzabisuzuma mu bushobozi. Hari ahantu umushinjacyaha avuze ikintu abaturage mukomera amashyi cyane. yabwiye inteko iburanisha ati niba koko uyu mugore Oliva yari afite uburwayi bwo mu mutwe uyu mwunganira yakaba yabivuze mbere yuko tuburana. Yego, ibi byo kugaragaza uburwayi bw'umutwe ni tekinika ryakozwe kugira ngo bayobye urukiko mu gufata ibyemezo, kubera ko iyo umuntu wakoze icyaha afite uburwayi bwo mu mutwe nta buryozwa cyaha bubaho. Ubwo rero ibyo ntimubishingireho, byaba byarabaye nyuma y'uko akoze icyo cyaha akagira ihungabana ry'amaraso yamennye y'umwana n'ibindi bintu. Anavuga ko ku bijyanye n'iby'inzoga, igihe wakoresha ikijyanye n'ibiyobyabwenge, kwiyobya ubwenge bigatuma ukora icyaha cy'ubwica, icyo kintu bidashobora gushingirwaho, bivugwa yuko ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ntuzi ko niyo utwaye imodoka wanyweye ukaba wagonga umuntu agapfa cyangwa se ugateza agisida biguturutseho, ntuzi ko donc ikintu cyose icyaha ufatwa nk'umuntu wishe umuntu cyane. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyo bintu bitagobye kuba urwitwazo. Umucamanza rero bufata nk'umwanzuro Oliva bwaje kugeraho, aranicara atangira kuri za tirike, atangira agenda yisekeshwa aho abantu amabizu. Hari ahantu yagenda agatanga amabizu, ayo mabizu mbibutse ko muraza kujya mubyumva, twe ntitwabashe kubikavaringa. Aya mavideo, aya mabizu yagiye atanga yayahaga bene wabo, hari ba rumunabe n'abakuru be bari bicaye hano, yagendaga bahaye amabizu. Abantu bazi ko hano n'abadamu bamuherekeje ahangaha bamukomera induru, nabagiye abahereza amabizu. Uriya mugore ati n'umusazi. Ese hari ikintu ndi kwibaza mbere yuko tujya ku byo ariko dukosore ndano bajye bumva twavuza abasazi, siko bivugwa na ryo ducika ni uburwayi bwo mu mutwe, umuntu bana n'ubugari bwo dukosore mu mutwe. So rero dukomeje, hari ikintu ndi kwibaza. Ubushinjacyaha bwagiye busabira igihano Mukangenzi Oliva kijyanye n'igihano cya burundu, ndetse n'uyu Nsengiyumva Evariste nawe bamusabira igihano cya burundu. Baranababaza bati kuba musabiwe igihano cya burundu murabivugaho iki? Abari Nsengiyumva aravuga ati yewe sinigeze nica, ntabwo nigeze nica, ntabwo ibi bintu rero byo gukatirwa burundu rwose ndasaba kurenganurwa. Oliva bamugezeho bamutunze mikoro, agaruka muri bya bindi ati njyewe rwose ibintu byanjye umuryango wanjye niwo birimo. Ariko buriya Ubushizeho yanabwiye ko ngo musaza we ngo nufite ngo ibyango. Hari ikintu nigenda nibaza ko mbona Oliva azakomanyiza na musaza we, ahubwo musaza we n'aba bavukanye n'abavukana nawe, nimba ari abantu basinye ku nyandiko koko ijya kumusaba kujya kumukoresha ku checkinga bakareba niba umuryango warabyanze ko umunyamategeko yabikoze ko ntabwo ndabibona. Ariko nimba ibi bintu byarabayeho, haba harabayemo ikibazo kindi kiraho ku ruhande, kuko uyu mudamu muri historic background zenzi n'amateka ye namwe nagiye basha gukurura make nakuruye, nuko nahantu yakoreraga cyangwa se mu nce yagenda akoreramo ko yabigarutse ngo yarafite amaduka n'iki, abaturanyi bamwe bari banari hano nagiye mbabona abo yagiye abangamira kenshi, abamenera ibintu, bamwe n'abakubitiye abatera ibintu bakanakomereka bakanarega, ndetse umudamu arafungwa. Mu gufungwa kwe biba ngombwa yuko aza kugeza igihe akajya afungurwa batazi nuko yafunguwe, bakavuga ngo habaye tekinika, hagakorwa icyaha kijyanye no kwita no gukomeretsa icyaha ntagikurikiranweho. Ibyo bintu bikabaho. Sinize kumva bavuga ngo ari igihe yashatse no kwicira umugabo babanaga. Donc ni amakuru twagendaga twumva mu iperereza twagiye twikorera twego bwacu mu nkuru twagiye dukora tubaza abaturage bagiye baduha amakuru ye batubwira ko hari n'indi myitwarire mibi yagenda agaragara n'inzego z'ibanze zirimo aho yakoreraga yaba aho yaratuye. Amakuru aravugwa yuko hari byagiye bigaragara byakorerwagamo, harimo nkuko yakubitaga abantu bamujyana, bamwe akabita amazina atariyo, harimo mu baturanyi aho yigeze kubivuga ko yigeze no kuroga umwana w'umuturanyi. Ngo yagiye kumusaba bagiye kugura amata amuhereza Tiyoda. Yego, ayo ni amakuru yose twagiye dukura mu baturage cyangwa twagiye twumva. So nkavuga ni rero nk'umuryango kuki ibyo bintu batabitekerejeho kera agikora utwo tudega twose ngo bamusabe ko bamujyana muri Karayesi Ndera bajye kumupimisha, bikaba bijubu. Ikindi, hari ikintu ubushinjacyaha kibazo yabashakira komeye, hari ikintu ubushinjacyaha bwagarutseho. Ubushinjacyaha bwavuze buti uyu muntu ashobora kuba yahura n'iki kibazo nkuko bari kubisaba, ariko bikaba byarabayeho kubera amaraso y'umwana yamennye, amaraso akaba yaramugarutse bikamutera n'iyi trauma. Ese koko ubushinjacyaha ibyo buvuga na parike ibi bintu
bifite aho bihuriye n'ukuri kuko abantu babitekereza. Abaturage kuba urubanza rwabereye mu ruhame batangaga bavuga bati ibi bintu biri kuvugwa ntabwo ari byo. Biriya bintu by'ubufana mu rukiko ko se baba baje mu ruhame kuko umuturage mubwiye ikintu nta nubwo baba bazi ibyo ari byo, bagira amarangamutima. Na perezida w'urukiko yavuze ati mureke amarangamutima kuko yabibona ko ari amarangamutima kuko uriya mwana yishwe nabi. niyo mpamvu bagiye babigarukaho. Gusa icyo twabonye ni uko twamaze kubona yuko ubushinjacyaha ibyo bwasabye na parike cyangwa se urukiko bavuze ko bagiye kwicara bagasuzuma mu bushishozi bwabo, bakagaragaza nimba yajya gupimishwa cyangwa se yakora iki. Ndetse umucamanza anagaragaza yuko mu isomwa ry'urubanza ruzasomerwa hano n'ubundi mu ruhame nk'uko bari no mu hamwe, rukazasomwa tariki zingahe 23 za kuno kwezi n'undi turimo, hazaba ari kuwa 5 ku isaha. N'ubundi abantu mwese bo muri bakurikiye Impanuro TV ndetse na Day to Day TV mugomba kuba muri aho kagari ka Kagenge niho bizasomerwa. Tuzaba duhari tuzabibagezaho. Ikindi nsoza indishyi z'akababaro nasabye ku mutima wanjye, nasabaga yuko hari icyo Ariete aza kuvuga ku bijyanye n'indishyi. Yabivuze, bamubajije bati indishyi z'akababaro urabivugaho iki? Arasobanura ingingo zose ati miliyoni 50. Abaturage bose barareba ati butaye n'amafaranga make cyane. Turwo n'urusendo ufashe uwo mwana wari kuzakuriza indege. Ariete we ubwo aravuga ati, yatangiye avuga ati n'ubundi nta cyangarura umwana wanjye, niyo bampa ibingana gute nta cyagura umwana wanjye. Aravuga ati ndashaka ibishobora kubyara ibyo na spendinze byibuze nzabigaruze. Iki kintu nicyo cyabayeho. So rero bivuze ko nimba ari uko bimeze, ikigiye gukorwa urubanza ruzaba ku itariki 23 nibwo ruzasomwa, tukumva icyo urukiko ruzaba rwamaze kugira gute kwanzura. Bivuze ko reka dutegereze turebe icyo urukiko ruzanzura, kandi abaturage namwe mwitegure kuko Ariete azahabwa ubutabera. Bose buri wese azahabwa ubutabera. By'umwihariko hari bavuze ati Evariste akwiye ubutabera. Oliva we yavuze ngo narenganurwe, anasabwa yuko iduka rye yasize ku munsi yacuruzaga miliyoni 2 ngo na magana ngahe. Ako se umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi, izo miliyoni 2 yazicuruzaga gute kandi afite ikibazo umutwe yaraza amafaranga ajya gukorera ku munsi. Yavuze ko hari n'amazu, ngo hari n'ibibanza, kandi koko ibyo bintu na mama w'u Rwanda baje gukora inkuru bivuga ko hari amazu ngo n'ibibanza ngo byabaruwe kuri murumuna w'umwana wa mukuru we, ngo ndetse ngo uwo mwana wa mukuru we ngo Olive agahita kuri izindi nyandiko mu kwa noteri zigaragaza yuko baguze n'uwo mwana wa mukuru we. Urumva ibyo bintu by'itekinika kugira ngo nihabamo ibyo gutandukana ibya gatanya azagira imitungo yegukana, ndetse nihabaho n'ibyo kugira ngo indishyi z'akababaro zikurwe mu bye bitazagaragara. Ariko urukiko ruba rubireba. Izo mitasiyo zagiye ziba twebwe ntabwo turi ubushinjacyaha, twebwe ntabwo twebwe ntabwo turi ubushinjacyaha. Ikindi twebwe ntabwo turi abapima abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ko turabanyamakuru. Reka tubiharire abo bireba. Twebwe icyo twashaka kugira ngo tubwire abari kudukurikira ibyabereye hano mu rubanza rwabereye mu ruhame mu kagari ka Kagenge mu murenge wa Mayange, kandi ndizera ko twabashimira. Reka tubashimire cyane, n'ibindi biganiro tugenda tubikurikirana Day to Day. Impanuro TV turabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye. Reka tubashimire cyane by'umwihariko mu bantu bose badukurikiye muri kino kiganiro turimo turakora ku nkuru zacu tugenda tugarukaho. Tubashimire cyane. Hari umwe mu bari bitabiriye iri buranisha twifuje kuganira nawe, tumushimire ku kanya keza aduhaye. Mama, amazina yawe witwa nde, kugira ngo wenda natubwire gatoya uko iri buranisha uryakiriye ku ruhande rwawe? Amazina yanjye nitwa Iteka Belize. Yego, hano hantu hamaze kwera iburanisha ryaburanishwagamo Olive, ni umwana wa hano wakuriye muri kano gace, ndetse na Evariste wakoraga umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku igare. By'umwihariko iburanisha waribonye gute ku cyaha bakurikiranweho cyo kwica uriya mwana, ndetse by'umwihariko nibyo urukiko nibereye mu rukiko wabitubwiraho gute ku ruhande rwawe? Ngewe uruhande rwanjye nabonye ko umwanzuro bafatiye Olive niwo. Bwa mbere byari byatubabaje kumva bavuga ngo yarasaze, ngo yambara ubusa iki n'ibiki. Ibyo bintu twari twabihakaye, ntabwo twari kubyemera. Niba mbere yaho akora icyaha tutarigeze tubona asara kandi ari umuturanyi wacu, cyangwa se ngo tube tuzi ko afata imiti ndera, ntabwo icyo kintu bari kukitubwira ngo tucyumve. Nta nubwo twari kumva neza yuko ibyo yakoze
byaratubabaje uriya mwana yishe yanganaga n'uwanjye yari afite imyaka 4 uriya wanjye afite 4 urumva ko bangana yari afite ejo hazaza kuba umuturanyi yaza akakubwira ati mfatira umwana ndamugusigiye warangiza aho kugira ngo umufate nk'umuntu duturanye nk'ubona gutya nkamusigana n'abawe nkasanga wamwishe kandi twari dusanzwe tuzi kuri muzima ntago nafata umwana wanjye ngo musigire umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe ibyo bintu wabikora ari wowe ntago wabikora rero niyo mpamvu twavuga birangiye ngo pana umushinjacyaha uramwavoka wiwe yaravuze hari abaturage no kubatera amabuye ariko buriya umushinjacyaha yavuze ni ryanyaryo na ruriya mwanzuro bafasha wo kumukatira urumukwiriye twebwe nk'abaturage twabyishimiye kumukatira burundu urumva bihagije gusa wowe ni nk'icyo gihano mwumva genda cyaba nk'igihano ntabwo byari bihagije numva igihano umva cyakakwiriye kugira ngo wenda mwumve muvuga ati kino gihano byibuze bihuriyemo reka nkubwire nuko ikosa ridakosorwa irindi ariko numvaga rwose kuba bamukatiye ntago byari kuba ari byo burundu ntabwo ibanyuze oya ntago tunyuzwe nukuri kw'Imana ntago tunyuzwe agiye kubaho neza ry'amasinzire umwana yarapfuye ntazagaruka kandi umwana yanganaga nabiwe bira rero mana simbizi nuko nyine nta muntu wakwifuza ikibi ngikosa rikosozwa irindi ariko ibyo bamukatiye nabyo ntacyo twanyuzwe yego reka tugushimire cyane sinzi yenda niba hari ikindi kintu wenda wabwira abantu bakurikiye kino kiganiro kuri aya makuru kenshi yakunze kugaragara muri bice bya Mayange Bugesera muri rusange by'imfu za hato na hato ziturutse ku bwicanyi nk'ibi ngibi yenda cyo murakivuga y'icyo abantu Bugesera twumvishe mu mwaka washize habaye impfu nyinshi cyane ziturutse ku bwicanyi urabona ko n'urubanza rwari rugiye kuburanwa ariko rurasubitswe kubera impamvu z'urukiko ibi bintu murabivuga y'icyo abantu mutuye Mayange ko ni usiyo namanye muri Bugesera muri rusange ni ikintu gikomeye cyane kandi gikunze kugaruka cyane murakivuga iki twebwe urebye ko kino kintu mu murenge wacu n'ubwa mbere kibayemo najyaga numva ibi bintu nkumva ni ibintu bibera ahandi hantu kure tutazi nkumva ni no kubeshya ni nk'inkuru abanyamakuru babikoreye kugira ngo babone ababakurikirana ariko naje gusanga bibaho muri iki gihe ndi kubona impfu zarabaye nyinshi abantu bari kwicana niba ari urukundo ruke mu bantu rusigaye ruriho niba ari umururumba w'ibyisi buri wese avuga ati ntera imbere sinzi ikibiri kubitera gusa ndi kubona kenshi biri guterwa nuko urukundo rwabaye rukeya mu abantu bakundane turagushimiye abantu bakundane tugusanze nawe hano wari wamwe mu bantu baje kwitabira iri buranisha byari kurerwamo umugenzi wawe n'umudamu Olive by'umwihariko kuko nawe twe ko wari umunyonzi ubundi uyu Kazehe cyangwa se Evariste mwarimo banye gute yari muntu ki muri rusange mu buryo twari tubanyemo twari tumuziho yari umunyonzi mugenzi wacu yego ariko ikindi yari umunywi w'inzoga ziraza no Boris nawe yazinywaga na Inagise cyangwa yanywaga ibyuma ikindi twari tumuziho yari umujura muri koperative nuko natwe twamushakishaga ngo tube twamufata twaramubuze yari umujura hari amakesi runaka yabaye yaramufashe cyangwa nuko ari bya bintu mva nk'umuntu ikintu cyabura ariko ubwanjye nahigereye barimo bamushinze wamuhaye amafaranga 5,000 ngo ajye kumuzanira amata amugira umusazi twese duhari hari uwamuhaye umuceri nawe yarawutwaye agafuka na litiro 3 z'amavuta ibyo byose yarabitwaye twebwe ubwacu baramuturegera ngo koperative turamushaka turamubura nyuma yaho nibwo twagiye twumva ngo yafatanije n'uramudamu kwica uriya mwana kubera ko yarasanzwe aryamana nawe ubwo natwe mu gihe twamushakishaga ngo tube twagira ibyo tumukurikiranaho nk'umunyonzi mugenzi wacu nibwo twahise twumva niyo kese ko yishe yafatanije nawe riva kwica umwana yenda iby'ubujura ibyo kuba yenda yagera aho ashobora kuba yakora ikintu cyo kumena amaraso afatanyije n'uriya wiba yenda hari icyo mwaba mukiziho cyangwa se hari amakuru mugifite natandukanye n'ibyo twavumvishe mu rukiko cyangwa se n'ibyo abandi bantu bavuga yo kuba yarafatanije n'uriya kwica umwana cyangwa yenda iyo ngingo yaramurenganura ingingo yakagombye kubimufata nuko muri iryo joro uwo mwana yapfuyemo bari biriwe basangira inzoga yego izo za Nobulis za Nobulis ni ibyuma rega n'inzoga zitwa ibyuma ariko ubwo ni Nobulis n'abantu batazi ibyuma myengo inzoga yitwa Nobulis ari nayo Oliva ngo yanyoye n'uwo ngo basangiriye mu rugo cyangwa basangiriye basangiriye mu kabari
Mayange abo ari bwo Oliver yaravuye Nyamata bahurira Mayange bahita bajya kunywa ibyuma. uyu mubyeyi kurana tuvuga ati igihano cya Bruno ntigihagije ahubwo bakagomye nayo kumuhereza imbwa zikamurya bakamukaranga imbwa zikamurya. Wowe igihano wumva cyagagombye gukwirwa ni ikihe? Yenda kubera ko nyine twe dufite ubutabera yego bubereye abanyarwanda yakakwiye guhanishwa igihano gisumba ibindi mbese nta cyagarura uriya mwana ariko nahanwe by'intangarugero ubutabera nabwo bukora akazi kabo. ibivuga ko Oliver yaba afite urwego mu mutwe yenda nkaho umuzi ugize ubona hari igihe yenda yagize agaragaza ibyo bimenyetso byo kwambura ubusa cyangwa se kuba yagira ibindi bintu runaka byaba byarabaye bigaragaza ko yaba afite ubwo urwego mu mutwe. Ubwo burwayi bwo mu mutwe ntabwo yari afite kuko njye tumaranye imyaka igera muri 7 muzi. Nta kimenyetso na kimwe nta na kimwe yacuruzaga buri kimwe cyose yagikoraga neza agatifite zose ubuzima bwagendaga neza. Icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe twumvise natwe twacyumvise ubu. Yego hari murakoze cyane sa namwe murakoze.